mu by'ukuri mama sava ubu ngubu birashoboka ko uzagira umugabo vuba cyangwa uzanshakira umugabo kuri ayire Steven nzaza rahera tujye gushakira umugabo uzanshakira umugabo yemwe muri commentaire nta muntu hano uri ready uri ready ntago mba narakoze kuruta abandi ko bakora ariko nibura na appreciate ko abantu babona ibyo nkora kuko niba umuntu ashobora kukoherereza igihumbi kubwa ati ewa ugure fantum umunyarwanda wo mu Rwanda utaravana mu Rwanda ngira ngo wenda niyagiye sinzi niba ajya agenda twarahuye dura mu mujyi kwa Rubangura ampereza inote za 5 miliyoni ifunze miliyoni umunyarwanda utagira ngo umunyamahanga utekereza kuba umurundi ashobora kuvuga ati mvuye Canada nje kureba mu masafa ni ikintu kidasanzwe aricyo kimuzanye n'ubu hari uwo dufitanye gahunda ubu ari Kaciro I think niko yambwiye ari Kaciro hari umuntu uvuye Canada aje kureba uvuye Canada yasize famille yaje kureba mama sava namara kumureba tumaze kubonana hari nka episode twigeze dukina ngo mfite ikibazo cyuko ngo ajya gushaka ngo gucukura ikijumba ngijumba byinshi bikahita biza ku buryo ngo amatera n'ibiki byose byari byarabaye ibibazo urumva ibyo bintu ntago umwana ahita byumva twe ikiganiro byacu birebwa n'abantu bakuru noneho bishyire mu bivuga mu mazina y'icyo mwari mushatse kuvuga Yes, reka twongere tubasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya msoma musafa kundeba cyane twongeye gushaka kuntera isoni twongeye kuba ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi tunabashimira mwese mukomeje kudushyigikira ndetse abantu bamaze gukanda subscribe nuko tutegeranye ngo mbahe chance ariko ndabashimiye mu byo ya okay byiza cyane chance ku bafana banje abantu bose bari mu bihugu bitandukanye cyane cyane abari hano mu Rwanda rwacu tugenda duhura dukubitana imitego hirya no hino baba ibitekerezo bitandukanye by'ubuzima nanjye ngabaha ibindi abari muri za diaspora n'abantu nabo dushimira cyane kuko nabo batuba hafi ibintu byaroroshye isi yabaye umudugudu uyu munsi rero twongeye kugirwa umugisha kubona undi mutumirwa wo kuganira nawe kandi ukundwa n'abantu benshi turamwakiriye kuri Iris TV for the first time murakoze cyane nanjye nshimiye kugera kuri Iris TV ndi mu bantu ba mbere bayijeho ubundi nagomba kuza ndi uwa mbere ndimbata sinza aha ndimbatara baragutanze sha naramvundira kandi akenshi ariko na mamasa nangana iki mumaze gukirana ndimbati muserera nago nayabara ni menshi kuko n'umunyamafuti ntago wabyumva nyine ariko nawe usigaye uzi guserereza cyane uko ari igihe wasereje papa sava nkabona yenda kurira ntabwo uramuserereje nyine hari igihe aba yankoshereje urugiye gusenyuka neza ukabona umva rwose none uzi ko ariko ira village mukoreramo donc muzafate nko muri papa sava nkuko tuzi Nyarurembo tuzi village abantu bayimenye kabisa kuko tuyita izina abantu bamaze neza kubifata nk'ubuzima busanzwe abantu bahora bamo abantu bamaze kubibona nk'ubuzima busanzwe nabo bashwara ibintu biri babonanye tubikora akagira ngo hari wenda kuko se nibwo buzima tuba umuntu akakubaza ngo ubana na umugore wa papa sava neza mu buzima bwese cyane naho hari igihe bihakana cyane abantu bakavuga ati uriya mugore yihakana umugabo nzajya mbyemera abwiza ko ufite umugabo aba yaraburijwemo ubundi akenshi ntago abagabo bacu abantu twaba basta turi kumwe n'abandi bagabo nyine batwitirirwa nkuko ndi mama sava akaba papa sava nk'ubu ndamutse mbana n'umugabo ntago nyine byabihuye nyine yazajya bari papa runaka wo mu buzima busanzwe ariko nyine abantu public imenya nyine wawe bamenya ryazina n'ubundi nitwe tuba twagiye nyine imbere ahabona ntago waba wamushyira ahabona ngo bamubone okay all right wambaye neza ariko ukunda Nike
ni inshuro nyinshi ngewe baba baraguhaye akazi situbimenye ukaba urimo ry'amadolari tutabizi urambaye Nike hasi hejuru Nike inkweto Nike kameramani nabibereke inkweto Nike kuzamura ikabutura byo ni complete isengeri byose ni Nike ntago ndongera kukubaza uyu munsi ngo kwera iki Nike ahubwo kubyakabije ntago nakabije Nike ndayikunda mba ngira ngo buriya boss wazari avuga ati uriya mwana aradukunda reka tumuha akazi uziko n'amafoto yawe kuri Instagram amenshi ariho brand ya Nike ariko buriya mfite n'ukuntu muri garderobe y'imyenda habamo imyenda ya Nike nyine yihariye ahantu birukwayo yonyine no kuri Nike rwose izabibone nuko Nike izandemye giye kubigenza mba ntagize we ako utagize uzikare umuntu brandinze Nike mu Rwanda ku kigero kiri hejuru kirenze igikenewe ariko buriya nabo bazabibona tu one day ndabizi ko bazabibona abafana bazabimfasha good kugeza uyu munsi turaza kuganira ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima ubamo cyane cyane bwa filime ariko nibe nadukundira tugende tubihuza n'ubuzima ubamo bwa buri munsi nyuma ya filime ariko iyo witegereje neza mbere na mbere ubona abafana benshi ufite bari mu bihe bihugu niba arabajya baguha feedback dufite abafana benshi ariko abafana banjye benshi n'abarundi abarundi ababa mu Burundi aba mu bindi bihugu bitandukanye ariko abarundi rwose n'abafana beza ubishingira ku kirero mbishingira ko abarundi tekereza kuba umurundi ashobora kuvuga ati mvuye Canada nje kureba mu masava ni ikintu kidasanzwe aricyo kimuzanye n'ubu hari uwo dufitanye gahunda ubu ari Kaciro I think niko yambwiye ari Kaciro hari umuntu uvuye Canada aje kureba uvuye Canada yasize famille yaje kureba mama sava namara kumureba tumaze kubonana azajya mu Burundi gusura famille ndoko guca mu Rwanda iyo transit no kubera iyo izina ryawe mama sava ari kuri cyamama ni umugabo ni n'umupapa ukuze ntekereza ko ari umupapa ukuze ntabwo tuziranye ntabwo turabonana yamvugishije yabanje kumvugisha nyine ari hanze umugoroba yamvugishije arambwira ati ndi mu Rwanda nahageze ndashaka ko tuzabonana tugasuzanya mbwira nyine ubwo tuzabonana tubonana muzabona ifoto wowe uzayibona kuri stati nzahita nyihereza abantu nanjye kuri wowe ntuzayiha abantu uzayibona kuri stati cyane ngo si uzabimusabe ugiye kumera nkawe ni umuntu uhamagara ngo nkupira nkusibe ngo kumpira nkusibe undi ari umubano wanyu donc n'ubufana gusa cyangwa ari ukuntu birenga ubufana mukaba inshuti bisanzwe mbese hakazamo friendship yindi idasanzwe uyu muntu uri mu Rwanda ubundi byatangiye ari umufana uba Canada atarungu ni umuntu nkunda ku buryo nanjye ntajya nsobanura uburyo nkina kugira umuntu nkunde ku rwego rero iyo umuntu wese yaje mu Rwanda aba yamubwiye ati utazagenda mutabonanye atuzamuhobere rwose musuhuze ati muzifate n'ifoto munyoherereze urumva agerageza gushaka kunshakira abafana ku buryo bukomeye yumva ko nyine abantu be bose baba inshuti zawe yes rero nk'iyo abana be bari mu Rwanda yo famille zitandukanye ziri mu Rwanda akaba yakohereje nyine abantu bakaza umuntu akaba afite gahunda yo kuza nko mu Burundi akamubwira ati uzaca mu Rwanda musuhuze mubonane musangire ntubone kujya mu Burundi urumva ko ni abantu benshi ariko baturutse ku muntu umwe kuko maze guhura n'abana be babiri ni umuhungu we n'undi w'umudokiteri mu Rwanda ni abantu nyine benshi maze kubona kubera uwo muntu kubera umufana wanjye abo rero ntabwo tuba in touch cyane kubera wa wundi n'ubundi we Canada asubiyeyo urumva ko uw'inshuti yanjye cyane abayo ariko abandi baraza nyine tugahura tugasuzanya ni ukuvuga abarundi rwose turabashimiye nabo cyane uzanabyitegereze kenshi mu bikorwa usanga rimwe bikorwa n'Abanyarwanda amafilime se imiziki
ujya ubona commentaire nyinshi z'abantu bandika ikirundi bivuze ngo ni abavandimwe ba hafi ujye kuri tubashimire umubano n'ubundi wantahuzeho no kuva na kera turi abantu bavuga ururimi rumwe tujya tujyanganira bamwe mu basitari hano cyangwa se bafite amazina azwi ugasanga akubwira ati ari abantu bajya bandemera ukabona umuntu aramamagaye arambwiye ati mama sava ndagukunda nkuremeye nk'amadolari 500 ndakavuga ati rwose nkuremeye wenda 200 gutyo just wenda kuko yagukunze nta nibyo wamusabye cyangwa se nta niki wowe bijya bikubaho ahubwo nibyo bintu bimbaho cyane wow hari igihe ubivuga gutya abantu bakagira ngo wenda no kwirata ariko ntago ari ukwirata man ntago mba narakoze kuruta abandi ko bakora ariko nibura na appreciate ko abantu babona ibyo nkora kuko niba umuntu ashobora kukoherereza igihumbi akubwira ati ewa ugure phantom igihumbi cy'idolari ngiki ndakakorera nk'ubu ari umuntu wakweje igihumbi umunyamahanga umwanyohereje igihumbi kuremeye kabisa umunyarwanda wo mu Rwanda utaravana mu Rwanda ngira ngo wenda niyo yagiye sinzi niba ajya agenda twarahuye dura mu mujyi kwa Rubangura ampereza inote za 5 miliyoni ifunze miliyoni umunyarwanda utagira ngo umunyamahanga wenda babandi baba barayabonye arayafite pe ariko nyine kwita umva ko umunyarwanda afata miliyoni ngo ayiguha ari uko appreciate gusa kugushimira ibyo ukora ndabikunze kabisa hari abantu bajya batekereza ko abantu bafasha abantu cyangwa se baremera abantu cyane ari abadiaspora ariko niba byarabaye Abanyarwanda mani barabikora n'umunyarwanda araguhamagara akakubwira ati ndagukunda hari umwana w'i Rwamagana uherutse kumpamagara yitwa Tuyiringire James bazi umuntu afashe izina rye muri ntuzi muri commentaire zo ku mafoto yanjye ahoramo buri foto akira commentaire yose nani ifoto yose yo kuri Instagram yanjye abashyize commentaire yitwa Tuyiringire James yaramamagara ambwira ati nta kintu mfite nago ariko basi reka nkohereze 5 ribaza nambwire se umwana wo mu cyaro w'i Rwamagana sindahura nawe mba numva nshaka no kuzahura nawe nyine ni ubukora man ubukora n'abantu bagashima ibyo ukora ando nyohereje ka iPhone akawazanira nkabere ariko ni byiza by the way kubona abantu bashobora gushima ibintu bavuga ati abanyarwanda bene wacu bari gukora wenda industry barimo niziraguka ngo zikomere zibatunge ku buryo niyo zaba zibatunga ariko arushoze wenda bundi baba bagikeneye kavuga ati isupport yanjye reka nimwohereze ahubwo hari ibintu abanyarwanda twishyizemo kuko ukina uri umukobwa cyangwa uri umugore ngo supportingwa n'abagabo gusa ngiye rero bitandukanye n'abandi kuko ngiye abantu bo hanze banyohereza amafaranga n'abagore ibaze nawe icyo kintu umugore akaguhamagara akubwira ati umusava nabonye umunsi kuri stati wambaye neza ndaje nkohereza akantu nanjye umunsi ndakuremera mubyumve neza ntabwo numva niba mubyumvise neza Jada aravuze ngo uyu munsi aragira ate subiramo 2,000 wowe inyuma 2,000 nayubura 2,000 ariko ntacyo undeba nawe yamera imbere ya kamera yame undeba nawe urabigaye yame neso shabi cyabashaka 5 bimpa 5 ndabigwanye maka oya nutambera imbere ya kamera ntibivamo ikiganiro kirahagarara nabwo kuri momo yohereza Jado tutarangiza ikiganiro ukangenda ndakira asikukusiko uzumbwira ngo kimwe mu bintu ukunda cyane mu buzima bwawe ngo na amafaranga none uziko ibintu bihindutse bise mbibona amafaranga ahubwo njya nibaza impamvu yatankunda kuko urukundo nyagirira mba numva nayo yankunda uziko ushobora kuba nayihimbiye umuvugo oya amafaranga ni shwadiro akuzi ko ifite amafaranga manu ugira inshuti Jado sura wumbuza amafaranga okay ntayo mfite n'ubundi ariko nk'ubu duhuye nambaye nabi duhuye nsa nabi ejo ntiwanyifuza mani ngo nkoreshe ikiganiro nyine ntago nkubreminga ko utambona neza mu Rwanda donc amafaranga yo ni materiel pe ni materiel rero amafaranga ahubwo yashyira
dukomeze rwose mu kanya simubyumvishe ndatwara imikoro ikiganiro cy'ubutaha tuzaba tuvuga ko mikoro yindi yagiye uzakoresha mikoro imwe hanyuma mama Sava ari ingingo tujya dukunda kuvuga wenda tunazihuza n'ibyo n'iki twadukomojeho hari abantu bakunda ibintu cyane ba materialist bakunda amafaranga yanamugira akaba atafasha abantu nizere ko utarimo nubwo yakunda ariko byibuze uyafite ushobora gusangira n'abantu ukaba je nkunda amafaranga ariko amafaranga nubwo nyakunda ndayakorera n'abanyakoresha nkanayakoresha bisobanuye iki ntago waba ushonje ngo mbere kukubwira ati ngwino dusangira icyo mfite kuko nta mafaranga nta mubare w'amafaranga urabaho ugura ubushuti Bill Gates yatandukanye n'umudamu si bari mu bakiri wa mbere ku isi cyane nta mafaranga abahagura ubushuti Jado amumagaka nuko ahubwo wenda abantu tugeraho tukibagirwa amana ntago naguha amafaranga 10 cyangwa 20 uramutse umbwiye ko ufite ikibazo naguha amafaranga kabone niyo ntakubwira ati ntuzayanyishyure ntayaguha ako nibura zirikana ko igihe nanjye nzakubwira nti babarume 5 ndakeneye wayama abantu tubana gutyo byaba tugiye tuba muri vi reka bivuga ngo ni vimituya sinzi urwego rw'amashuri wagarukiyeho ni uri kubyumva ntago niza ko ndi kubyumva ibyo nagize amahirwe yo kwiga ari yagarukiye mu makangaye agaza ko giyenza mutualisme umwe abafite yunganira undi ndafite yunganira undi ari umuntu ugize gukora icyegeranyo avuga ati isi byibuze nk'abakire nka 10-15 ba mbere ku isi bafite ubushobozi bwenda kungana n'ubw'abandi bose basigaye bivuze iki haba yo mutualisme na wa wundi uburara urya rimwe ku munsi yarya nyine no kwikunda kw'abantu ikintu kiza nkunda nuko abakene dufashanya abakene barafashanya ariko abakene ntibafashanya uzabakene nibo batura cyane ugasanga uramamagaye n'ifite 5,000 bakubwira nti reka ngowe 3 nsigarane 2 abakene turafashanya ariko ntago wambwira ko wahamagara umuntu uri urangije etage ngo umbwire ngo mpibumbi 30 yaguha ntago akubwira ati nimugakine rubangura yigeze kubwira abana be ngo yamwishi yaramubwiye ngo agurira amakaramu donc amagura inkweto nziza nyamwishinga abana ba mwari Yesu dukomeje hanyuma mama Sava kugeza ubu ngubu akenshi biragoye ko twaganira cyangwa se wajya muri interview ikarangira nta kibazo kijyanye na papa Sava cyangwa se kimwerekeyeho ubundi mumbaze papa Sava wanjye mumushaka wawe si bibazo ari abantu bajya numva bavuga mbyumva ku ruhande ariko ngo musigaye ngo mukina ngo ibintu birimo nyine ibintu by'abantu bakuru cyane none se sabanza kukubwira ngo dusigaye dukina tuba dukina nyine nese si tuba tubwira abantu bakuru nyine ubwo ngubwo mpita nibaza ese mwaramaze kwiga cyangwa bita case study ndavuga ati hari ibibazo ibi n'ibi nibyo bisigaye byugarije wenda societe muri rusange ibibazo byo kudashimisha abagore babo abagabo ibibazo by'abagore badashimisha abagabo babo ibibazo byinshi bihari bimeze bite rero ambasaderi aka kanya oya ntago ngiye kuba ambasaderi uri ambasaderi wa papa Sava aka kanya okay reka mba ambasaderi wa papa Sava arya uri ambasaderi ambasaderitrice niko bavuga nta gifaransa nanjye ntacyo nzi abantu mutaduseka ngiye kubabwira ibintu dukina buriya nta kintu na kimwe dukina kitaba mu buzima busanzwe nicyo dutandukaniraho n'abandi ntabwo mvuze ko badakina ariko twe dutandukanye na wa muntu ukora filime y'ibivejuru biki ibintu nk'ibyo tutaba twarigeze tubonesha amaso
iyo papa sava byanditse episode y'umugore n'umugabo bashwaniye mu buri kubera ko hari umwe utari kuzuza inshingano nuko bibangamiye sosiyete cyane cyane nyarwanda kandi byabangamira umugore uwo ari we wese ku isi n'umugabo we iyo ayikoze nyuma atanga ni nk'umuti ni nko kubabwira nk'inzira bakoresha kugira ngo ibyo bintu byorohe nicyo papa sava ubundi ikora ikerekana ikibazo yanditse igatanga n'inama y'uko cyakemuka muramutse mushoboye kwikoresha yes niyo gahunda niko bimeze niyo gahunda rero abantu bahita bavuga ngo umukina ibishegu se ni ibiki nta bishegu dukina ko dukina ubivuga ngo dukina ibishegu buriya tuba twamurashe buriya bayabikora bamwamukoza ahantu bimwe by'ibishe nubwo mubikina cyangwa se nubwo wenda ari ababivuga ko mubikina ariko nubwo butumwa bamutanga murazimiza cyane ku buryo bigoye ko umuntu nyine yahita yumva ariko ari nk'udusene wigize gukina twerekeye n'izo ngingo wibuka wenda nawe twagutangaje kubw'impamvu runaka kuzimiza ubwira nka papa sava impamvu yo kuzimiza ni filime yacu irebwa n'abana nanone ntabwo twagiye ngo tuvuge ikinyarwanda cyose uko biba bimeze niyo mpamvu ni nabwo buhanga bwo muri papa sava afite ubushobozi bwo kuba yashyiramo ibintu byakumvwa n'umuntu mukuru ariko umwana ntabyumve hari nka episode twigeze dukina ngo mfite ikibazo cy'uko ngo ajya gushaka ngo gucukura ikijumba ibijumba byinshi bikahita biza ku buryo ngo amatera n'ibiki byose byari byarabaye ibibazo urumva ibyo bintu ntabwo umwana ahita abyumva ikiganiro byacu birebwa n'abantu bakuru noneho bishyire mu bivuga mu mazina y'icyo mwari mushatse kuvuga nta mwana ureba ibiganiro byacu pe abana banjye barabireba ntabwo utajya ushyiramo ibishingano umwana wicaye inyuma ya kamera arabireba nta myaka 10 afite ayifite badufunga nta mwana imyaka 18 yemerewe kujya mu mirimo nese ari mu mirimo ko yicaye inyuma ya kamera kameramanisha umukuru iyo ko ni kamwe ndashaka nk'udusene donc turi muri yo hangere ujye wibuka nawe ukavuga ati ko mana ati biba ari byinshi pe bari byinshi binasekeje ubu se hari nkaho papa sava yarasigaye ataha nijoro agatanga saa 9 z'ijoro rwose ntagire noneho musaba ko yajya ashinga ivi akagotomera agacuru kubera ko yarazaga nkabona sinzi ibintu ari kwibipisha akahita agenda ati jya ushinga ivu hamwe ashinga ivi ariko nakuye umugani usekeje avuga ngo guhazwa ni umuhango si uguha niko yakubwiye hari iki papa sava guhaga ni umuhango guhazwa si uguhaga ni umuhango so mu kiliziya barabaha mu gahaga ntabwo niko yakubwiye harya niko namubwiye ahubwo guhazwa si uguhaga ni umuhango kwashimije cyane uziko nta nyina ari kubyumva ubwo iyo ugiye mu kiliziya mugahabwa karisitiya sima mugiye guhazwa none se uba ni umuhango nyine se ntabwo uhazi none se washaka kumwigisha iki ko agomba kuza akanyarisiye Wiki uziko bya bintu bitoroshye ntabwo byoroshye pe hanyuma ikintu nshaka uyu munsi usobanurira pe kuko byanga bikunze rero wakinnye wari ufite n'ubutumwa uri gutanga urabuzi ntabwo wakina ibintu utazi ko byagenda kose noneho nko kuba wenda mwarajimije ivuga ati uraza unaniwe n'iki nka kuri wari umaze kubivuga washaka guha sosiyete ubuhe butumwa icyo gihe sinzi match zari ziri kuba mu bihugu byo hanze sinyankurikirana ibintu by'umupira twanatekereje twagize icyo gitekerezo nyine kubera ikibazo cy'ukuba abagore bari babangamiwe n'abagabo barara mu masaho cyangwa barara mu mahoteli bagiye kureba imipira nyamara abagore hari inshingano baba bakeneye ko zuzuzwa yantekereza ko ariho
igitekerezo cyavuye. Narangije nta kintu kindi dusa. Nese nyuma y'umupira niyaza akazuzuza. Nyuma y'umupira ntago wataha saa 9 ngo wuzuze inshingano. Aragira gato tugenda. Kandi waravuze ngo nta curura ngo nasinzi nyine nari ndi kumusaba ko yashinga ivi agasoma agacurura. Kuko we yarazi yuko abaza agasogongera gusa bikaranye. Nyine yaraza agasogongera akahita agenda. Kandi ibyo bintu ntago byari bishimishije. Sha utanga ubutumwa bukomeye pe. Utanga ubutumwa bukomeye. Donc nuko bimeze ariko mu by'ukuri yanga bikunze nabonye episode zose mukora ziba zifite impamvu kandi ni drama, ni ibintu mukora binabaho muri societe, ntago twabijya kure. Aka kanya ariko nabikwaje kenshi reka mbireke. Aka bakunzi ba Iris TV bashaka ko ubwa mbere ibintu bitanu byihariye ubona kuri Papa Sava. Ambwa n'ikibazo ngiye kugisubiza inshuro nyinshi. Nubwo ngenda biziko ariko kuri Iris ariko yarisara afite aba umuryango mushya, abakunzi bashya. Nekereza ko bashaka kuba bagiye kubyumva bwa mbere. Mama Sava ibintu bitanu akundira Papa Sava byihariye kuri we nibi. Ikintu mukundira cya mbere ni umugabo w'imfura. Ni imfura pe, ni imfura itandukanye n'abandi bantu. Ikintu cya kabiri mukundira ni umukozi. Akunda gukora kandi akunda ibyo akora. Ikintu cya gatatu mukundira arubaha. Akubaha nk'ubu tuzi nk'ababosi benshi baba tubaha abakozi babo pe, ugasanga kuba afite nk'abakozi baba babona nk'abantu nyine ko abahembaye yagira gute nyamara atuka ko aba yabakoresheje. Papa Sava aratwubaha pe, aza agaciro k'umukozi. Ni umugabo uza akatugisha inama, ni umugabo tugisha inama nyine. Ni umugabo mwiza ato. Icya kane arasabana ku bantu nyine bamenyeranye, ariko ku bantu batamenyeranye aba ari karume. Akunda kuvuga ku bantu batamenyeranye, ariko abantu bamenyeranye ewana araciringa kabisa, hasohoka hatembera muhagera gute nta kibazo cye pe. Cya gatanu buriya ni ikihera. Ikintu cya gatanu Papa Sava arakunda abantu kandi akunda abantu bose. Nanda y'umujinya nanda y'umujinya bafite, akunda abantu bose. Ugarutse ku kantu kuvuga ngo nta busambo ntaki aziyaga value y'umukozi. Papa Sava ni uruhererekane rwa filime rumaze ngira ngo rumaze kurenga imyaka 2 turukurikira. Sirimo irarenga buriya, irimo irarenga ho gakeya. Imyaka 2 imyaka 3 yageze mu mpera za 2018. Imyaka 3. Mu by'ukuri ni imyaka ngira ngo 3 nkuko bivuze, igera muri 3. Ni igihe kinini. Ikintu ngiye kuvuga kugeza ubu ngubu uri mu bantu batangiranye nayo pe, niba atari banga. Ndabizi ko bigora abantu benshi, ariko nk'umuntu ugukurikira avuga yibaza se nk'Mama Sava kuko buri akabakina mbona bishoboye yashishikaye se bibamo akantu natwe twabijyamo tukagira ukuri tubigenza. Sava umushahara wawe ngubu uhagaze neza. Umushahara wanjye uhagaze neza. Urahagaze uremye rwose. Urumva ndabisasiye rwose kugira ngo bitubwire n'ubwuzu. Mbabwira umubare se? Oya nabivamo. Mutantera. Tazantera nijoro. Ubwo bivuze ngo harimo akantu gafatika. Karimo. Impamvu karimo
ntago wakora ikintu umwaka 2-3 nako ngiye bundi mbikoze imyaka 4 umwaka 2-3 ine nta kintu ukora sobre mu biki ako sonde waretse kwijijisha kunzi 2017 kunzi nsa gutya Imana ikura kure kera uzuko uko ungenda nkubona umunsi kundi ngenda mbona ugenda muto impamvu kandi kera mbere nari mukuru nabona guri mukuru ese amafaranga ni meza naga ari ikibazo cy'amafaranga siyo gusa ni ikibazo cyiki yewe nubatse urugo abantu tujyana urumva nubatse urugo ndi mutoya maze kubaka urugo ndi mutoya nyine mpita nkura ubundi uri mu rugo urakura ndakura naye nakurira nkabona mfite 45 noneho biza kwanga ntandukana n'umugabo nibwo nibutse imyaka mfite arebye ku ndangamuntu ya mukanya arebye indangamuntu tuziyorere abantu bajya kubwira imyaka bakayipinga umunsi ndabishyira hanze ngiye imyaka yawe namaze kwibitegereza ayibye imyaka reka tubyoreje adakosa nabibonye kuri idea yawe ndabishyira hanze byose nabanga kuba nshaje byo ntago tubisubira nitwibwira tukuntu wafashe ingamba zo kongera oya juste namaze gusubira mu rugo nibuka neza imyaka mfite maze kuyibuka ndavuga nti ntago byavamo wa mugani kanongere ngire ndagira kandi uvuze ngo ngire mpita numva icyo ushatse kuvuga wumvise ari nk'iki umusore wanyu ni igishego oya nkugirira ibanga oya okay navuye mu rugo mfite imyaka 22 nari mutoya nduvuyemo rero nibwo nyine natekereje wa mugani nambaraga ibitenge nambaraga amabaze niyo mpamvu n'abantu babonaga ko nkuze noneho nibwo nafashe umwanzuro wo kuvuga ati reka ngene ndebe ukuntu nagira ariko ugira gute sinande uyu mwana wanyu ni igishegu nyama oya na nyine nahise ngerageza kongera gusubira mu buzima busanzwe niga kwiyitaho nibyo navugaga niga nyine ukuntu bigenda wambaye udukabutura mbere nambaraga ibitenge n'amabazi nibyo niyo myambaro nari mfite nari mbigwije niki gishoboka cyatuma wongera gusubirana n'umugabo niki yakora indese umugabo wawe ntabwo mbizi ex husband wanjye uteye peace ndabizi arakireba n'umufana wawe of course uzo tamfanye mana nawe wijijisha rega ntago rwabura ari na proud ariko sure na proud rwose ajya mbwira ati buryo bikora neza naga ajya avuga se papa sava yanwaye umugore agambizi yarabimbwiye ariko aragufana pe umva nta kibazo yaramfana aranyandikira akambwira ati ikiganiro iki n'iki nakibonye ariko ngiye nkushije situation nyine banumva ari n'igihe cyagera hari mugasubirana arishobora manza bidufasha skari ya abantu batandukana bakaba batanahura ngo amusuhuze cyangwa se ngo agashira nk'imyaka 2 atamuvugishije atagira commentaire nimwe amuha ku bikorwa bye ari mu motari ejo bundi bari abamotari bagira story shaho gahuza ntwara ambwira ngo umugore yamutaye ariko ngo niyo bahuye mu nzira ngari hari ngo nta n'umusuhuza undi kandi agicemo 1 year ariko abantu n'ubu okay ntago abantu tugira imitima imwe ako sofu n'umuntu n'uwari umugabo wanjye n'undi muntu wari wese ntago twashwana ngo numve ko ari ibintu bya erega utantwariye ukuboko ntwarira ukuguru ntwarira urugingo rumwe nibura ngo mvuge ngo uyu muntu yarampemukira ntwarira urugingo cyangwa uco nkagwa peace ariko ngira ngo niyo yaba yararutwaye nta donc nta kintu kibaho umuntu atababarira nyine ubundi nta kintu kibaho umuntu batababarira nuko abantu babigira ibintu byatari ariko hari ibyo ubona n'ubundi kubabarira
biterwa gufata umwanzuro wo kubabarira biterwa. ujya umukumbura cyane najyaga mukumbura bigenda bincuramo nyine kubera kugerageza nyine kubyikuramo. Okay, nakwinjira cyane uyu munsi ugihanga. Oya, ariko ntabwo ni umugabo mwiza, cyo ni cyambere. Ni umugabo mwiza pe, nanashimira undi mugore wese kubana nawe. Ariko hari igihe abantu baba batarahuje. Yerega gukunda ariye imibanire ariye niyo mpamvu ingo hari imwe n'imwe zinasenyuka. Ari igihe twitiranya ko niba ukunda umuntu mushobora kubana. Ari neza abantu n'abavandimwe barabana bakaneza ugasanga barabaryana. N'umubyeyi yica umwana akica umubyeyi. Ntabwo bisobanuye ko kubana byaranze neza katakwana. Byaranze kandi ubundi urukundo rw'umubyeyi nta handi hantu ruba. Nta kintu kirusimbura. Umwana. Ariko umwana aramutse ari kure umubyeyi ari donc bakabana bisanzwe, ariko kubana mu rugo ugasanga ni ikibazo gikomeye. Zabaze nk'umubyeyi mukuru ufite nk'abana nka 5 ariko noneho babahungu afite nk'abahungu nka 4 bakora bakize bameze neza. Undi nibwo ubona ko urukundo rw'umubyeyi rugiraho rugarekera. Uzi ko ubona atamukunda kandi ahungu ushana namwe rega murakada mujye muvi wanyu bana. Mujye muvi wanyu mujye kubaka ingo zanyu. Muri inyuma ya kamera arashaje ariko nagabi wabo arashaje ariko yavuye iwabo araho n'amaburushete yabuze kujya kubakwa yavuye iwabo afite urugo rwe abamo. Nese abasore benshi se baba bavuye iwabo ahubwo ntacyo niba arakoze urugo rwe yashatse umugore. Emeri ubwo ntabwo iyo burushete ari kuyisangira n'umukobwa w'inshuti yawe cyangwa umugore wawe. Ikofisi yo burushete ntabwo mwari n'ibisambo watse kwibasira undi mwana. Namwibasiye. Mu by'ukuri mama sava ubu ngubu birashoboka ko uzagira umugabo vuba cyangwa uzanshakira umugabo kuri Ayire Steven Zaza rahera tujye gushakira umugabo. Uzanshakira umugabo yemwe muri commentaire nta muntu hano uri ready uri ready cyakoze yabatomboye uri umwe mu bantu donc mbona babana n'abantu cyane babana neza bagira umutima mwiza. Ubundi hari karite ebyiri niyiziho. Dumwe mu bagore bagira umutima mwiza cyane rwose. Hamwe mu bagore bazi gushaka amafaranga. Ubundi ubwo mwamaye kandi icyo umugabo abashaka. Kandi icyo umugabo abashaka. Mwe naramubuze. Agwamubura. Naramubuze. Ufite platform nyinshi abantu bakubonera. Uri umustar. Abantu benshi muraganira. Burya kenshi uzanga n'abantu babura abagabo ari n'abantu batajya bagira aho bahurira nabo cyane. Ukinki imbabaza nteretwa n'abagabo bubatse gusa. Ubundi abagabo bubatse mu mumbazi. Ubundi nakwereka mbagarukeho. Nk'abo wabugabo uzi ko wasize umugore mu rugo n'abana. Wasize 5,000 mu rugo. Ukaza kumbwira ngo dusohoke ngo tujye Mariyoti turatakaza 5,000 munsi ya 300 kurya gusa. No kuryama. Kuryama byo ntago turabipanga. Uko no kurya gusa. Twapanze kurya gusa ntago ndo kuryama turapanga. Nta mugabo ufite gahunda Kigali ko kuvugishije ukuri. Nese nta bagabo bashaka abandi bagore bakagira babiri. Ndetse babwiye ko nshaka ko umugore wa kabiri. Bari gushaka umugabo. Nese aba ari umugabo. Ngiye na Shadibu ntago tuzashaka abagabo ba kabiri, ntago tuzabagore ba kabiri. Muzahora muri abambere we na Shadibu. Ngiye na Shadibu. Kandi we na Shadibu mufite ibintu byinshi muhuriyeho. Ufite ibintu byinshi muhuriyeho ibi muri abastar. Cyane cyambe. Muri aba single man. Yes. Avec des enfants. Babakobwa kandi. Urumva? Areka rero twamudahuriyeho. Oya ni mwiza icyo ntago tugihuriyeho. Ni mwiza pe. Ikindi afite amafaranga. Icyo ntago tugihuriyeho. Cya gatatu ni Slay Queen ntago tugihuriyeho. Sibyo? Ariko ndanamukunda. Ariko njyewe na Shadibu nani tapenda. Naho tuzashaka abagabo batugira abagore ba kabiri.
Anita Pendo afite abajama. Ariko nawe tuzashaka abagabo batugira abagabo bakabiri. Kandi kimwe nanone karite yindi muhuriyeho navuga. N'abana babiri. Oye, ni babiri yego. Yenda ariko muzi guhiga amafaranga mwese. Ariko buriya byagera kuri Anita Pendo. Ni salute. Ariko ugakurikira nabimubwira. Ugakurikira? Ubu ni njye na Anita Pendo. Kwifaranga. Mu bantu bazi gushaka amafaranga. Arindwa muri. Wiki. Ariko na Shadibu kubera ko ayafite. Shadibu buriya nawe azi kuyashaka wenda twasigara tuganira uburyo ki muyashakamo. Shadibu azi gushaka amafaranga, nawe azi gushaka amafaranga cyane pe. Ikindi kintu duriyo turayakunda ndamukunda ibiceri. Ubundi umuntu nzi neza ko duriyo kubukunda amafaranga nta Anita Pendo. Pendo akunda amafaranga. Mungu ndanamukumbuye ese muraziranye mujye musangiza muganira. Tujya tuganira gakeye. Muzakore koperative y'abagore birwanyeho bazi babahasara bazi. Je na Anita Pendo turabagore birwanyeho. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ukunsetsa gusa nta kindi. Shadibu ntabwo ari umugore wirwanyeho. Tirwanaho se wavuze ko barusha amafaranga. Impamvu mvuga abagore birwanyeho ni abagore nyine bazimenyeye bakamenya abana babo gutyo nyine. Ako Shadibu Shadibu we ntabwo ariko bimeze ko ntekereza ko umugabo aracyayamuhasa. Medi yishirira nk'abana ishuri nyine Medi aramusapotinga. Ariko nawe nuko baragusapotinga boss. Ibyo byihorera. Ikimenyimenyi twawe yagutwaye mu modoka muvuye ahantu. Mujama akase nawe ninde se ni gushyira hanze uriya ntabwo ari we n'undi twazanye rana nubwo na wimenesha amabanga man. Si imodoka yawe wayishyize none nawe njyana nayigurishije. Urakeneye abantu bakuremere. Hari umuntu udakena mu ndemere atamungura akamodoka. Ni ukuri kandi kakubera we no kujya n'amaguru. Ndashaka imodoka. Yego nahe bitabera. Ndashaka imodoka nini. Ariko ushaka ihe modoka. Modoka runini rwo kubyimba mu koko. Gurutexeri. Kuryo uzajya utinya kunyaka ikiganiro. Ngiye yabona gukurikiza kamera. Niwe wakinyuma. Nshaka ikimodoka kinini kizakigutera ubwoba. Ntabwo uzi iyo ngiye kugura. Se uzayenera ubwoba ufite hama. Uzaba nkanga gakeya ariko. Nari ngiye kubaza. Ubundi urabona bino barabasi bino binini jipe bya danje. Nicyo ukunda. Ariko nangundi imodoka binini. Ubundi imodoka runini ugenda ureba abantu mu bwonko hasi. Arugo buvatiri. Ubutuntu uradutwara shamane n'umuntu uri mu gikamyo akagusuzugura. Bagenda bakajena. Hanyuma turi kugana no ku musozo. Mama Sava iyo myaka 3 yose amaze muri film ya Papa Sava. Okay 3 muri film ya Papa Sava. Papa Sava amaze kuyungukiraho iki? Mu buryo bw'amafaranga bw'ubutunzi. Ikintu cya mbere nungukiye kitari ubutunzi ni iki? Ahungukiye abantu. Of course. Kandi abantu ni umutungo wa mbere. Shakira gitsinze nahungukiye cya mbere abafana. pe. Nahungukiye abantu dukorana bawe nk'abavandimwe banje. Nahungukiye inshuti nyinshi. Papa Sava ubundi ni ku mutima. Ku mutima kabisa. Mu buryo buri finance rero bwo. Mama Sava yaguzemo imodoka. Savanye ibintu by'imodoka mu muhanda. Ariko wubatsemo inzu. Wavanye ibyo bintu hano. Data Mama Sava. Tujye tuba inspiration of. Niyo mpamvu nyuma ntabwo ndagera ku gihe cyo kwinspire abantu. None uzagira ryari ko uri mwe mu bantu bafite izina riremereye mu gihe. Yes, ariko igihe cyo kubwira abantu ubundi umunsi naje nakubwira nti ubu ngubu mpagaze etaje ya miliyoni 300. Hangaho uzogiye ku inspiring. Nzajya nzambwira abantu ni buriya ugize gutya ukinjira mu mwuga wa sinema ukawukora neza ukunze ugashyira imbaraga zawe zose wagera kuri etaje nk'iyanjye. Ariko
niba natuve ku bya etaje nacyo ni ikintu kinini. Biranashoboka ko nta n'umukinnyi wa filime mu Rwanda urayubaka y'izo miliyoni. Erega ntago abantu bose babivuga. Ndi kuvuga twinspiringa mu bintu bijyanye na level. Uri kuvuga ku bantu babivuga, ku bantu babivuga. Ku bantu babivuga. Ntago abantu twese yubatse atarabivuze. Rega buriya industry ikomezwa ndetse n'abantu bakayishishikarira bitewe n'ikivamo. Buriya abantu baza bakavuga ati ngewe nubatse inzu yanjye nkama masafa ku myaka yanjye 23. Mfite umuryango nubakiye inzu. Icyo gihe ntago ari ibintu bya buri muntu. Abantu benshi byananiye muri society yacu. Twe twinspiringa bitewe na society turimo. Ibyo bintu rero bikora. Byari byiza kubikora pe. Ariko twese dufite imyumvire nk'iyo ufite. Ariko hari aho bikora abantu bakumva nk'ejo nari ndimo ndaganira n'abantu bakritika umuntu kuri ibintu yari yapostinze kandi ninjye wari ubibonye kuri telefone yanjye. Nyine harimo urabona nk'ubu ufite nk'ikintu uri kwamamaza, nkafata ntuzaho nkagufasha kwamamaza nkabishira kuri stati yanjye ariko caption nkashyiraho ibyanjye, nkashyiraho shop ya mama sava ibiki n'ibiki kandi hariho ifoto ya company yawe. Urumva ibyo ntibihura? Saba harimo kwikina ukuntu bitanashobotse. Nyine nanjye naje kwisobanukirwa nyuma ariko ntago abantu twese tubyumva kimwe. Uko naza nkavuga nti mfite etage ahangaha mu Kiyovu abana byama ntatahamo imodoka imeze kuri yandi kureba hariya, uba mwumva nyine ko umuntu ari kukwiyemeraho. Nibura bivuge uvuga uti ngiye gufasha abasineyaste 100. Simbafasha ngo mba amafaranga bubaka amazu cyangwa mbagura amamodoka. Nibura mbafashe mbakorere niyo byaba ari ibyumba 3 by'amashuri. Bizabafasha kuva ku rwego bariho bakagera ku rundi rwego. Inzu yawe yahabwa agaciro. Icyo bavuga cyose cyahabwa agaciro. Ariko murekera kuza kwikina ngo twambaye ibibanza, ngo twagurishije amazu tugura inkweto, ibintu nk'ibyo. Nta n'umwana muri ishuri. Nta mwana urari 3,000 byo muri ntuza byo muri SC harya ikore primaire EPG cyangwa pewati. Urumva? Nyine ntago tubikora kinyamwuga. Okay. Ukurikije noneho igihe umaze muri filime iyo ngiyo twavuze haruguru ukareba n'icyerekezo ifite, urumva ibyo bintu uzabigeraho cyane bigeze nko kuri 60%. Keep it up. Thank you. Yes, ni mama Sava rero inshuti y'abajene n'abakiri umujene, inshuti y'abantu filime umufilmeka ikinyo wa filime hano mu Rwanda udasanzwe ufite izina rikomeye. Kumusiko umuntu asigaye kuvuga neza ukumva CV yarabyibushye. Abantu benshi bakuzi bafite uburyo bakuvuga ariko kwiza, niyo mpamvu nyina mvuga ngo ugira umutima mwiza. Donc bikomeze nicyo twakubwira. Turagushimiye cyane niyo mpamvu uri hano. Birashoboka ko uyu munsi Iris TV takaba yiriho kuko nibwo igitangira ko izina ryawe. Kubera umutima wawe urahari. Mureke dushyigikire Jado. Umuntu uri burebe iki kiganiro n'ibindi biganiro byose bizaca kuri Iris TV. Jya ukora subscribe. Kuko Jado ni umuntu nzi urugendo rwe. Ncecetse ntabikubwira ko urugendo rwawe ndaruzi. Muri ibi bintu nyine. Jado warakoze. Thank you. Warakoze. Ibaze ko muri telefone yanjye hacyanditsemo Isoko TV. Sure. I'm telling you. Akusikari byo. Niko handitse. From there. From urahibuka ko hantu. Cyane. Niba nkuzi hari ahantu ugacana hari ukabugeza. Man. Umuntu w'umugabo. Thank you so much. Umuntu w'umugabo bantu muremera uyu mugabo mu subscribe mu mwohereze biceri nawe ryeho yumva ko abakire babayeho neza. Kanimero karaho hasi byo menya neza ko ako kanimero kanditseho amazina yanjye. Iyo urugize gutya word limit mobile money n'ukuri byose birakora. Jado nanjye icyo nzakora ubufasha nzaha Iris TV. Yes. Nuko wabigiye mu nkeneye. Yeah.
ku nkunga runaka y'ibitekerezo, inkunga y'amafaranga agenya afite, inkunga y'amasengesho. Mana yanjye iList TV ndi kumwe nayo on top. One love. Yes, nguko abantu bakwiye kubana rero. Mama Safa ndagushimiye cyane. By'umwihariko nanone reka nshimire n'abantu badukurikiye. Ari nk'umuntu wumvise ikiganiro akakirangije. Ni umuntu watanze contribution nini ndetse kabisa abantu bakirangije bagira ukuntu bahite bamarayika bavuga ati ndakirangije, nako comments bamwe ati ndakirangije. Hari abafana banjye bajya zabaremera ikiganiro wakoze badakuyeho ngo bashyiraho za publicité zabo zo mu kuma YouTube channel, ntabwo narekera kukireba. Numva ko abafana banjye rwose, abafana ba Papa Sava muri rusange, ubu ni yindi nkunga tugiye gutera Jado kugira ngo agire